Umwami Yesu nashimwe. Amen. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro kubw'umugoroba mwiza w'umugisha iduhaye kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana mu bihe nk'ibi turimo, nk'uko umuyobozi wa gahunda yatangiye abivuga ko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ntago rero nk'abizera tugomba guheranwa n'agahinda. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nibwo Petero na Yohana ngo bagiye ngo mu masaha yo gusenga ya saa 9 ngo bagenda ngo basanga umuntu wari umaze igihe kinini ngo ari ku irembo ngo ry'urusengero ryitwa Ryiza, ngo arangije arabatumbira, ngo barangije bamubwira ijambo rikomeye. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Natwe rero mu bihe nk'ibi icyo dufite ni ijambo ry'Imana, kandi icyo dufite kirimo byose. Icyo ngicyo nicyo tubahaye mu izina rya Yesu, kandi nicyo kibasha kugira umumaro, nicyo kibasha gukomeza imitima, nicyo kibasha guhumuriza imitima yihebye. Mwene data nshuti y'umusaraba, uhumure, Kristo yaratsinze. Haleluya. Tugiye gukomeza tuganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Turasoma ijambo, reka tubanze turisome. Ndaza gusaba abaririmbyi turirimbane indirimbo ntoya, Zaburi 119. Turasoma umurongo wa 50. Zaburi 119 turasoma umurongo wa 50. Abaririmbyi turaza gufatanya iyo ndirimbo numva uyu mugoroba twaririmba kugira ngo dukomeze dushime Imana ishimwe. Zaburi 119 umurongo wa 50 haranditse ngo, iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Hari ibihe tujya tunyuramo ugasanga nta muntu nta kintu na kimwe cyagera ku ndiba cyangwa ku mitima tuba dufite muri ibyo bihe, bitewe n'ibihe turimo. Iyo turi mu bihe by'umubabaro, hari igihe abantu batubwira ngo mukomere. Iyo turi mu bihe by'agahinda, hari igihe abantu benshi batugota bakatwereka ko bahari, ariko Imana yonyine niyo ifite imbaraga zo gukomeza umuntu agakomera. Imana yonyine niyo ifite imbaraga zo kuziba ibyuho byose byo mu mutima. Imana yacu hamwe n'ijambo ryayo, Imana mu ijambo ryayo, kuko ariho ivuganira natwe igihe cyose. Imana igize icyo ishaka kubwira abera ibinyuza mu ijambo. Amen. Iyo ishaka gukomeza abatenebutse ibinyuza mu ijambo. Icyo nkundira Bibiliya, irimo ibihe byose bishobora gusohorera ku mwana w'umuntu, kuko Imana yari ibizi neza ku isi turimo tuzahura n'ibitubabaza, tuzahura n'ibidukomeretsa, tuzahura n'amateka y'ibintu bitandukanye, ariko Imana muri ibyo bintu byose yateguye ijambo. Amen. Amen. Tugiye gufatanya n'abaririmbyi iriya ndirimbo ivuga ngo, Gorogota Gorogota, musozi untera kwibaza. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Gorogota Gorogota, musozi untera kwibaza, umusozi w'agahinda, umusozi w'umubabaro, waririweho amarira menshi cyane, Gorogota, wamenetse w'amaraso menshi cyane, Gorogota. Gorogota Gorogota, musozi untera kwibaza,
musozi w'umubabaro waririweho amarira menshi cyane Golgotha wamenetseho amaraso menshi cyane Golgotha ndagukunda Golgotha unyibutsa amateka y'uwankunze nawe asiga byose ngo ambone aritanga ngo ndagukunda Golgotha unyibutsa amateka y'uwankunze nawe asiga byose ngo ambone aritanga ngo mbeho Golgotha musozi nkunda wa mbere y'urwibutso ko ni wowe wabambweho umwami wanjye Kristo muri bya bisambo bibiri niwe wabambwe hagati intsinzi yacu bw'ibirabonetse Golgotha ngukunda ngo Golgotha musozi nkunda wa mbere y'urwibutso ko ni wowe wabambweho umwami wanjye Kristo muri bya bisambo bibiri niwe wabambwe hagati intsinzi yacu bw'ibirabonetse Golgotha ngukunda ndagukunda Golgotha unyibutsa amateka y'uwankunze nawe asiga byose ngo ambone aritanga ngo ndagukunda Golgotha musozi unyibutsa amateka y'uwankunze nawe asiga byose ngo ambone aritanga ngo mbeho imfubyi zakuyigisha abapfakazi baranyuze bamukene ukiganira Golgotha bikigore ingunga zakuyuruda abandi barategereje natwe turimo turashima Yesu we warakoze imfubyi zakuyigisha abapfakazi baranyuze ntamukene ukiganira Golgotha bikivuge ingumba zakuyurutaro abandi barategereje natwe turimo turashima Yesu we warakoze Yesu we waritanze Yesu we wagize neza Yesu we wameze amaraso Yesu we warakoze Yesu we warakoze Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya.
ibyiringiro by'abizera cyangwa imbaraga z'abizera cyangwa gukomera kw'abizera nta handi bituruka mu mbaraga z'umusaraba wa Yesu. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro, Imana y'amahoro ishyirwe hejuru, Imana y'amahoro ikomeze buri wese mu ruhande rwe, Imana y'amahoro ihumurize buri muntu wese nk'uko ihumura akeneye ringana, Imana y'amahoro ihanagure amarira ku maso y'abarimo kurira. Ntabwo kurira ari ikimenyetso cy'intege nke, ntabwo kubabara ari ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ni ukuri umuntu. Imana ishimwe, ni ukuri umuntu kandi muzima. Umuntu muzima wese iyo afite ibyo yanyuzemo arababara, umuntu muzima wese iyo afite ibyamukomerekeje arababara. Rero kuba wababara, kuba warira, kuba wasuhuza umutima ni ikimenyetso cy'uko ufite ubuzima. Imana ishimwe. Ariko nakuzaniye ijambo rifite umutwe uvuga ngo imbaraga z'Imana mu bihe byose. Ntabwo ijambo ry'Imana rigira imbaraga mu bihe bimwe gusa, ntabwo ijambo ry'Imana rigira imbaraga mu bihe runaka ngo mu bindi bihe ribe ibintu ridafite icyo rimaze, ahubwo ijambo ry'Imana rijya rigira imbaraga mu bihe byose. No muri ibi bihe turimo ijambo ry'Imana rigiye kugira imbaraga. Imana ishimwe. Impamvu nabwiye abaririmbyi ngo turirimbane iriya ndirimbo ivuga Golgotha. Imana ishimwe. Yesu Kristo ubwo yari ari ku musaraba, mbere yuko agera ku musaraba ngo yajyanye mu gashyamba n'abigishwa be. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo gihe yasenganaga ngo umubabaro, ngo arangije avuga ijambo abwira Imana Data, arayibwira ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Inshuro ya mbere Imana ntiyagira ikimubwira, ngo arasenga inshuro ya mbere, ngo aragenda asubira ku bigishwa be arababwira ngo mukomeze musenge kugira ngo mutagwa mu maosha. Ngo arongera aragaruka arababwira ngo nimusenge, ngo ariko yaramaze nanone kongera gusenga abwira Data wo mu ijuru ngo Data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ngo arongera aragenda abwira abigishwa be ngo nimukomeze musenge. Ngo inshuro ya gatatu Imana ishimwe, ubwo yari arimo gusenga, ngo amaze gusenga gutyo ngo noneho yongeraho irindi jambo aravuga ngo Data ntibibe uko nshaka ngo ahubwo bibe uko ushaka. Ngo muri ako kanya ngo hoherezwa abamarayika ngo bafite imbaraga zo gukomeza Yesu. Amen. Yesu amaze guhabwa izo mbaraga ngo yasubiye ku bigishwa be arababwira ngo nimwiryamire, umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ugiye gusohora. Kuko yari yasenze, kuko yari yabwiye Imana umubabaro we, ariko Imana ibona ko bikwiriye ko yongererwa imbaraga. Muri iri teraniro ugiye kongererwa imbaraga, imbaraga z'ijambo ry'Imana mu bihe byose. Ikintu cya mbere ijambo rikorera umwizera wageze mu bihe bikomeye nk'ibi turimo n'ibindi tuzabamo. Amen. Ijambo ry'Imana rikomeza umutima utentebutse. Amen. Haleluya. Yesu ijambo Imana amaze gusenga ngo abamarayika baraje bamwongerera imbaraga. Umugaragu w'Imana Eliya ngo ari munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo yasenze isengesho ribabaje, aravuga ngo kubaho ntacyo bimaze, ngo yisabira gupfa. Ngo ariko Imana irangije yohereza marayika. Amen. Ngo arangije ngo imuha agacuma k'amazi, ngo imuha n'umutsima. Ijambo ry'Imana rijya rikomeza umutima utentebutse. Muri iri teraniro ijambo ry'Imana rigukomeze. Ijambo ryari hamwe nimukomeze amaboko ukuma, nimukomeze amaboko atentebutse. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba rero tubereye hano gukomeza amaboko atentebutse, tubereye hano gukomeza amaboko ukuma. Bene Data, inshuti z'umusaraba,
musaraba, nimukomere. Intare yo mu muryango wa Yuda afite imbaraga zo kugufata akagukomeza. Niyo mpamvu n'umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Yesu aramfata akankomeza. Amen, haleluya. Uyu mugoroba Imana igukomeze kuko ijambo ryayo rifite imbaraga muri ryo. Ntabwo ari ukurisoma ngo birangire, ahubwo muri ryo ryifitemo imbaraga zo gukomeza umutima, zo gukomeza umuntu wese utentebutse. Niyo mpamvu abaririmbyi bagiye bakaririmba indirimbo zitandukanye zigaragaza uburyo ijambo ry'Imana rijya risubizamo imbaraga abacitse intege. Amen. Umuririmbyi ngira ngo ni Israel Mbonyi, ntago mbyibuka neza, wavuze ngo ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ngo ndeba hirya ngo ndeba hino ngo urukundo rurangose. Amen, haleluya. Abana ngo yakomeje umutima ucitse intege ngo yumvishe gusenga ngo kwijwi ryanje. Rero ijambo ry'Imana rifite imbaraga bene data, kandi rijya rigira imbaraga mu bihe byose. Ariko kimwe mu mbaraga z'ijambo ry'Imana nuko rijya risubizamo imbaraga umutima utentebutse. Eliya ijambo ry'Imana rimugeraho ubwo yari munsi y'igiti cy'umurotemu, ubwo yari ari mu bihe bigoye, arimo gusenga amasengesho akomeye, arimo kwiheba kwinshi. Imana imwoherereza imbaraga. Ijambo ryarambwiye ngo amaze kurya no kunywa, Imana ishimwe, ngo arangije ngo iryo funguro cyangwa ibyo yari amaze kwakira muri we ngo abigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Imana ihabwa icyubahiro ngo kugeza ubwo yageze ku musozi w'Imana. Uyu mugoroba hari imbaraga Imana igiye guha umutima wawe. We wumva gutabasha gutera intambwe, we wumvaga noneho bikomeye kurusha mbere, hari imbaraga z'Imana zigiye kugukomeza. Ku munsi wa kane narababwiye ngo amaboko y'Imana ni magari, ajya abasha guterura umuntu. Haleluya. Umuntu naho yaba afite ibiro 40, naho yaba ari umuntu umeze gute, amaboko y'Imana yo yaguteruye ugwiza imbaraga z'umutima. Akira imbaraga z'umutima. Haleluya. Iyo umuntu afite imbaraga z'umutima ibintu byose birashoboka. Ariko iyo umuntu yacitse imbaraga z'umutima nta kintu na kimwe ashobora. Ariko iyo umuntu yagwije imbaraga z'umutima, cyane cyane biturutse mu ijambo ry'Imana, nta bwoba, nta bwihebe, nta kwiganyira, kabone naho yaba ari muri ibyo bihe byatuma yiganyira, ariko yumva umutima we afite icyo bita abanyarwanda igitsikamutima. Haleluya, siko babyita igitsikamutima. Nawe akira imbaraga zigiye kugutambutsa mu myaka no mu binyejana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi wo mu ndirimbo ngira ngo y'ijana sinibuka mu gitabo cy'agakiza bavuga ngo ijambo ry'Imana niyo nkota yanjye, ngo iyo naniwe mu rugendo rwanjye. Amen, haleluya. Erega umutima ujya unanirwa bene data. Haleluya. Umutima ujya unanirwa, umuntu akavuga ngo noneho bigezaho bitakihanganirwa, akavuga ngo noneho sinshoboye. Ariko aho udashoboye ijambo ry'Imana rigiye kugushoboza. Aho utagera ijambo ry'Imana rigiye gutuma uhagera. Imbaraga utakura mu bantu bose, imbaraga utakura mu ndirimbo zoroheje, imbaraga utakura gusanga mama Herve ngo umuganirize n'undi wese, izo mbaraga ugiye kuzikura mu ijambo. Hari igihe wagenderera umuntu uzi ko akomeye, ahubwo ugasanga w'imbaraga z'umutima we noneho ni nke cyane kuruta izawe. Ariko ijambo ry'Imana ryo riruzuye, rifite imbaraga, kandi buri wese rijya rimugenera ubuntu bumukwiriye. Nawe uyu mugoroba ijambo ry'Imana rikugeneye ubuntu bugukwiriye. Uko imbaraga zawe zari zitendebutse, niko imbaraga z'Imana zigiye kukuzura. Ongera wakira umutima ukomeye, ongera wakira umutima, haleluya, udatendebutse. Mwene data, ijambo ry'Imana Dawidi yagiye anyura mu bihe bikomeye. Amagambo menshi Dawidi yagiye avuga, yagiye avuga ngo Uwiteka ni ubuhungiro bwanjye, Uwiteka ni igihome cyanjye, Uwiteka niwe mpungiyeho. Haleluya. Yagiye ahungira ku Uwiteka, yagiye ahungira ku Mana, yarangiza akagwiza imbaraga. Aravuga ngo mu
gihe rero cy'umubabaro, mu gihe cy'ibyago, Mana ijambo ryawe ryaransuye. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, cyangwa rigira imbaraga mu bihe byose. Akira imbaraga rero umutima wari utenebutse, umutima wari unaniwe, akira izindi mbaraga ziturutse mu ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ibihe byose. Nta bihe na bimwe wanyuramo ngo ijambo ry'Imana ribure icyo rikora ku buzima bwawe no ku bihe byawe. Icya kabiri, imbaraga zo mu ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Iyi ni imbaraga dukura mu ijambo ry'Imana, ni imbaraga yo guhumurizwa. Umuntu ahumurizwa kuko hari ibyamuteye ubwoba, kuko hari ibyamugezeho biramubabaza, biramwihebesha. Nyuma yo kugwiza imbaraga kubw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirahumuriza. Akiri humure. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 40, niba Imana yarivugiye ubwayo mu byanditswe byera ibyeruye. Yesaya 40 umurongo wa mbere gusa yaravuze ngo ni muhumu. Titre iravuga ngo ijwi ry'urangurura. Muri Bible zanyu siko byanditse, siyo titre iri muri Bible zanyu, ntago ari byo mpimbye. Ijwi ry'urangurura, nimuhumurize abantu banje, niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Mubabwire ibyururutsa imitima. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Rero ijambo ry'Imana nababwiye ngo rigira imbaraga kandi ryategetshewe ibihe byose kumwizera. Agira ikintu cyatuma yumva presence y'Imana nubwo yaba ari mu bihe bikomeye. Guhumurizwa rero, haleluya, guhumurizwa n'Imana ni ikindi. Umuntu wahumurijwe n'Imana uramureba, wamureba mu bihe arimo n'ibyo yanyuzemo, ariko ukabona umutima we hari ikindi kintu cyawugezemo. Ukajya wibaza aho izo mbaraga z'uwo mutima zavuye, ahubwo ugasanga kuko yamaze guhumurizwa nawe ahumuriza abandi. Bajya bamureba, bajya bamwitegereza, bakibaza isoko avomamo iryo humure. Nta yindi soko abizera bavomamo ihumure ni ijambo ry'Imana. Ni isoko itagikama. Haleluya. Abatubanjirije kera, abahanuzi ba kera, mu bihe byabo bikomeye Imana yajyaga ibahumuriza, bakumva ijwi ry'Imana ibabwira ngo ntimutinye, ntimukuke umutima, ninjye wabateruye, ninjye uzabarera, ninjye uzabaheka. Ndetse Imana ikabaha amasezerano y'ibihe biri imbere, ikababwira ngo nzakomeza no kubaheka. Haleluya. Iryo ni ihumure ry'Imana. Ihumure rigusanga mu mubabaro no mu gahinda. Imana ikakubwira ibyiza ikugambiriyeho, kandi ukiri mu marira no mu bibi. Uyu mugoroba nubwo bimeze gutyo mwene data, ntabwo nzi ibiri gutuma umutima wawe, hano buri wese afite ubwihebe bwe, ariko by'umwihariko kubw'ibihe turimo. Haleluya. Imana iraguhumuririsha ihumure ryayo ryuzuye, rikubwira ngo nyuma y'ibyo hari ibindi, nyuma y'ibyabaye hari umugambi mwiza Imana igufiteho. Haleluya. Nyuma y'amarira hajya habaho umunezero, nyuma y'umuborogo hajya habaho impundu, nyuma yo kurekwa no gutabwa hajya habaho kongera gusubizwa agaciro. Imana ntabwo iduhumurisha ihumure ryayo gusa, ahubwo ihumure ry'Imana rigendana n'ibimenyetso byayo. Haleluya, haleluya.
ntabwo ihumure ry'Imana riba mu ijambo gusa, ahubwo ijambo ryayo kuko rijya rirema, rijya rizana n'ibindi byose bituma wa muntu wumvaga umutima we wihebye ari mu bihe bigoye akongera akavuga ngo uko bimeze kose Imana yanjye ni Imana niyikoze ibi. Haleluya, haleluya. Ukuntu Imana igihumuriza abantu, ibahumuririsha ibimenyetso byayo bifatika kandi bigaragara. Imana uko ihumuriza imfubyi irabizi, ntabwo ibibwirwa. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ari ku musaraba, hari ijambo rikomeye yavuze. Yari azi ko nyina akeneye kandi azi ko na ba Yakobo bakeneye. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu yabwiye nyina, ubwo bose bari barimo kurira kuko bose nyine bamubambye kumugaragara, abantu bose babireba, ngo nyina arimo kurira, arimo kwihanagura, ngo na ya ntumwa yakundaga mu bigishwa aba yakundaga, ngo bose barimo kurira, ngo bibaza ibizaba nyuma y'ibyabaye. Ngo Yesu arangije ngo abwira, amuhamagara mu izina. Ntabwo yavuze ngo mama, yaravuze ngo Mariya, dore umwana. Amen. Amwereka nde? Wa mwigishwa Yesu yakundaga. Arangije abwira na wa mwigisha, wa mwigishwa aramubwira ngo nawe dore umubyeyi, dore nyoko. Imana izi icyo yaguhumuririsha umutima wawe wihebye, warangiza ukanezerwa. Iyo ni imigambi n'ibimenyetso by'Imana bikomeye. Imana igihumurisha abantu, kabone naho waranyuze mu bintu bikomeye, wajya ubyitegereza ukavuga ngo Imana yarampumurije. Haleluya, haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Imana yahumurije Yosefu ari mu busuhuke muha umwana. Haleluya, haleluya. Imuha umwana, amaze kumubyara aravuga ngo uyu mwana amwita izina rigendanye n'ibihe yari arimo. Imana ishimwe. Haleluya. Bene data, inshuti z'umusaraba, wewe wanyuze mu bintu bikomeye, Imana igiye kuguhumuririsha ijambo ryayo, ariko riherekejwe n'ibimenyetso byayo, ku buryo uzajya ureba amaso yawe yasubiza inyuma ukabanga Imana yarampumurije. Wajya ureba abana Imana iguhaye uvuge ngo Imana yarampumurije. Wabona imiryango myiza Imana iguhuje nayo ukabanga Imana yarampumurije. Wareba itorero, kuko itorero ni umuryango. Haleluya. Ukabanga ngo Imana yampaye ba masenge, yampaye ba mama wacu, yampaye bakuru banjye n'abasaza banjye. Iryo ni ihumure. Imana igihumuririsha abantu bayimenye. Uyu mugoroba wakira iryo humure, ihumure rigendanye n'ijambo ry'Imana riherekejwe n'ibimenyetso by'Imana. Nimuhumurize abantu banje, mubabwire ibyururutse umutima, mubabwire inkuru z'amahoro. Imana ishimwe muri uyu mugoroba, akira ibyururutse umutima. Imana ishimwe, akira inkuru z'amahoro. Ntabwo ibibazo n'intambara n'amarira n'ubupfubyi ari umurage wagabanye, ahubwo nyuma y'ibyo hari ikindi Imana yakora ku buzima bwawe. Nyuma y'ibyo hari imigambi myiza Imana yo mu ijuru igufiteho. Icya gatatu, iyo umuntu Imana imaze gukomeza umutima we ikamuraha ihumure, haleluya, uwo muntu ijambo ry'Imana rimuha ibyiringiro bishya. Ibyiringiro bishya. Ibyiringiro ni ijambo rigari, ntabwo tugiye kurisobanura wenda ngo tuvuge ibyiringiro ni ibi ngo tujye muri details zazo turi definise. Oya, ntabwo tugiye kujya muri details zo gusobanura ijambo ry'ibyiringiro. Ariko ibyiringiro bishya, umugaragu w'Imana Yobu yigeze kubihamya kandi akiri mu bihe bikomeye. Yari atarabona n'ibyo byiringiro, ariko imbaraga z'ijambo ry'Imana zari zarageze ku buzima bwe, yumva afite ibyiringiro. Ubwo yari amaze kunyura mu bihe bigoye,
abantu bose baramuvuyeho, ibye byaramushizeho, abantu baramushizeho, asigaye wenyine n'umugore bari basigaranye. Atangiye kumubwira ngo Imana yihakane ikwice, inshuti ze ngo zije kumusura zitangira kumucira imanza, ariko arangije ababwira ijambo rikomeye riri muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 7. Aravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro. Erega urumva nyine kubera ibihe yari arimo yabivuze ashyizeho ako kantu, erega haracyariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa ariko iyo cyumvishe amazi, nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka, iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitontome kuruta aya mbere. Ijambo ry'ibyiringiro rero ni ijambo rivuze ngo nubwo hari ibyaba byarabaye ariko hari n'ibindi byakongera bikaba. Nubwo hari amahirwe yaba utaragize ariko hari andi mahirwe Imana yakuremera. Nubwo hari ubuzima waba utaragize hari ubundi buzima bwiza Imana yakuremera. Nubwo waba utarakunzwe hari urundi rukundo Imana yakuremera. Nubwo waba waratswa agaciro hari akandi gaciro Imana yakuremera. Nubwo waba utari uw'umumaro ariko hari undi mumaro Imana yakuremera. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nyuma y'ibyabaye, nyuma y'ibyasohoye, nyuma y'ibyo wabonye, nyuma y'ibyo wumvise, haracyariho ibyiringiro. Mu yandi magambo ntago byarangiye. Amen. Ntago byarangiye. Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu. Imana nirangizaho ibintu bikarangira, ariko Imana itaragukuraho amaboko kabone naho byaba bimeze gute, ubaho kuko Imana ariyo yavuze ngo ubeho. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli hari amagambo avuga ngo nuko nkunyuzeho, haleluya, nkunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata, ngo ariko mvuga ijambo rimwe ngo baho. Kandi ijambo riratubwira ngo muri iryo vata nta byiringiro byari bihari, kuko ntago iryo vata wari warikuwemo ngo ubeho, ahubwo wari uri kukuka kanyuma. Ariko kuko hakiriho ibyiringiro, haleluya, ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kurema ibyiringiro mu mutima w'umuntu, haleluya. Nawe akagira inzozi ndende, nawe akagira imigambi migari, nawe akagira icyo yatekereza gikomeye kandi akakigeraho. Noneho abantu bajya bamwitegereza rimwe na rimwe bakabona ibyo utekereza n'ibyo ukora bitandukanye n'ibyo wanyuzemo. Ntabwo ari ubusazi, ahubwo ni ibyiringiro wahawe n'ijambo ry'Imana, haleluya. Yobu yanze kwemera amagambo y'inshuti ze. Ntuzemeranywe n'umuntu wese ukubwira ko ibyawe byarangiye. Uzemere gutsindwa cyangwa kunanirwa, uzabyemere. Icyo gihe akuka karangiye cyo kora mu isanduku, nta yandi mahitamo. Ariko ugihumeka uzaharanire kugera ku nzozi zawe. Ugihumeka uzatekereze mu buryo bwagutse, kabone naho bizagaragara nk'ubusazi, ariko uzatekereze nk'umuntu wahawe ibyiringiro n'Imana, haleluya, haleluya. Haracyari ibyiringiro byo kwiga ukaminuza, ukongera ukaminuza, ukongera ukaminuza, amadiplome n'amadiplome ukayashyira hariya. Kabone naho waba waranyuze mu bihe bikomeye, kunyura mu bihe bikomeye si ikimenyetso cy'uko udashoboye, ahubwo kunyura mu bihe bikomeye buduha imbaraga zo kugera mu bintu bikomeye, haleluya, haleluya. Inyamaswa yose y'inkazi yikomeretse ntago iguma hamwe ngo ivuge ngo ndakomeretse birarangiye, ahubwo ikomeretse nibwo ubukana bwayo burushaho kuba bwinshi. Duhereze Imana icyubahiro, haleluya. Ibihe bikomeye uzacamo bizagusigira imbaraga zo kugira ibyiringiro byo kugera mu bikomeye. Yobu aravuga ngo haracyari ibyiringiro, nubwo abana banjye bapfuye haracyari ibyiringiro.
nubwo inshuti zamvuyeho haracyari ibyiringiro. Ibyo byiringiro ntaho wabigura mu isoko. Ibyo byiringiro bikura ku ijambo ry'Imana rikwereka ko umuntu akiriho agihumeka amateka yahinduka. Umuntu uri uhumeka ufite umwuka utarajya batarashingura, ntuzamurebere mu ndorerwamo z'ibyo yaciyemo ngo nurangiza umubone nk'umuntu wakomeretse utagira aho agera cyangwa agira ibyo ageraho. Nubwo yakomeretse, nubwo yashaririwe n'ibihe, nubwo yanyuze mu bintu bikomeye, ariko ibyo yaciyemo nibyo byamuhaye imbaraga. Izo mbaraga rero, haleluya, agomba kuzikoresha agera ku nzozi ze, agomba kuzikoresha agera mu bikomeye, agomba kuzikoresha kugira ngo ba bandi bamubabaje n'abamuvuze ko ntaho azigeza bazabyitegereze, bamenye ko kugera aho umuntu agera bidaturuka mu magambo abwirwa nayo yaturwaho, ahubwo bituruka mu ijambo ryavuzwe n'Imana ku buzima bwe. Kubera yuko mpamya neza ko nta muntu n'umwe uri ku isi Imana idafite ibyo yamwandikiye. Haleluya. Umuntu wese waje ku isi Imana ikamuzana ku isi, Imana ifite ibyo yateguye, ibyo azacamo, ibyo azageraho, aho byose biri muri plani y'Imana. Niyo mpamvu kubizera duhagarara mu byanditswe, ntabwo duhagarara ku kindi, duhagarara mu byanditswe, twarangiza tugakomera. Amen, haleluya. Ibihurimo birakwemerera kurirarira, ariko nyuma yo kurira uhaguruke. Haleluya. Ibihurimo birakwemerera rwose, birakwemerera, ariko ibihe ntibigutsikamire, kuko hariho ibyiringiro byo kongera kunezerwa. Ntabwo umunezero warangiranye n'igihe cyatambutse. N'uyu munsi nubwo wanyuze mu bishaririye, Nawomi se yanyuze mu bice, yageze aravuga ngo ntabwo nkitwa Nawomi, ngo kuko Nawomi byavugaga mu munyagikundiro, ngo aravuga ngo noneho ngo kuko Imana yampaye ibishaririye nimwongere kunyita Nawomi, ahubwo munyite Mara. Amen. Ariko igitondo kimwe duhereze Imana icyubahiro. Imana imugira nyirakuru wasekuruza w'abami n'abakomeye. Igitondo kimwe, kuko hariho ibyiringiro. Wowe wababaye, wowe wakomeretse, wowe wasigaye wenyine, igitondo kimwe nawe uzireba uvuge ngo I am proud. Haleluya, haleluya. Hari igitondo kimwe uzavuga ngo ntewe ishema n'uwundi we. Ndakwifuriza ko igihe kimwe uzatura iryo jambo, uvuge ngo ntewe ishema n'uwundi we nagizwe n'Imana, ntewe ishema naho ngeze nkagejejwe n'Imana, kuko hakiriho ibyiringiro, kuko umuzi wasigaye mu butaka kandi ubutaka bwuhirwa n'Imana. Imana irongeye ivukije imvura ku buzima bwawe, kugira ngo bya bindi wumvaga byararangiye bitagishobotse wongere ugire ibindi byiringiro byo kongera kubaho. Yesaya yagiye avuga amagambo meza kandi menshi, haleluya, yo guhumuriza ishanga, kuko Abisirayeli nabo bagiye banyura mu bihe bigoye kandi bikomeye. Ba Yeremiya bagiye bavuga amagambo nk'ayo, berekana ko nubwo umuntu yagera mu bihe bikomeye, ariko ijambo ry'Imana rikabageraho, rikavuga ngo mugende mubwire ishyanga ryanjye ngo erega sibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima y'ibyo muzabona hanyuma. Mwene data nshuti y'umusaraba, natangiye mbabwira ngo icyo dufite nicyo tubahaye. Haleluya. Ihumure rituruka ku Mana. Amen. Kuko turihamya ko Imana igira itanga, nawe uryakire. Haleluya. Imbaraga z'umutima ko tuzi ko Imana igira izitanga, nawe uzakire mu izina rya Yesu. Ibyiringiro kuko tuzi ko Imana igira itanga. Haleluya. Umuntu yajya yireba akabanga ibi byaturutse he. Hari indirimbo nyankunda ya nyakwigendera Giselle Precious iravuze ngo byavuye mu mbaraga z'amasengesho.
ibyo ugiye kubona bigiye kuva mu mbaraga z'amasengesho. Ntabwo bigiye kuva ku miryango ikomeye kuko bamwe ntayo, bigiye kuva mu mbaraga z'amasengesho. Uzajya wikomanga mu gatuza uvuge ngo byavuye mu mbaraga z'amasengesho. Narasenze Imana impindurira ibihe, narasenze Imana inyishyurira abana amashuri, narasenze ndi umupfakazi Imana iranyubakira, narasenze ndi imfubyi Imana iranyigisha imakazi mu muryango, narasenze nta muryango mfite Imana irangije indemera umuryango. Warasenze ubura iki? Abanyabutazi ko bajya bavuga haleluya ngo warasenze ubura iki? Ntacyo uzaburira mu maboko y'umuremyi wawe, kuko ikibumbano cyajanjagurikiye mu maboko y'umubumbyi. Niyo mpamvu umubumbyi agiye kongera kukibumba bundi bushya, akagikuramo ikibumbano cyiza kuruta icya mbere. Mwene data, Imana yonyine nifata umutima wakomeretse ikawomora. Imana yonyine nifata amarira ikayahinduramo ibitwenge. Imana yonyine nifata umuntu wigunze wihebye yarangiza ikamuha ubuzima. Akira ubuzima bubonerwa muri Kristo Yesu, akira amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Yaduhaye isezerano, aravuga ngo mbasigiye amahoro, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, kandi simbaha nk'uko isi ibaha. Mwakira amahoro Imana itanga. Ayo mahoro ntagira akagero, ntagarondoreka. Ayo mahoro abe mu mitima y'ubwoko bw'Imana. Ayo mahoro abe mu mitima y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Buri wese uri mu bihe bigoye, ndetse n'abandi bose baba bari mu bindi bihe, ariko ayo mahoro muyakire, iryo humure muryakire, izo mbaraga muzakire, kandi mukomeze mushibuke, mukomeze mutekereze kure, mutekereze ibyiza, kuko Uwiteka yabimanye akabarinda kuba muriho, kuba turiho, nuko Imana yari dufiteho imigambi kandi myiza. Dawidi avuga ijambo ryiza twasomye muri Zaburi 119:50, aravuga ngo mu gihe cy'umubabaro wanjye, mu gihe cy'ibyago byanjye, ijambo ryawe Mana ryaranzuye. Ijambo ry'Imana rero rigusubize mu buzima, wongera ubeho ufite ibyiringiro kandi uhumurijwe n'Imana. Turagushimye Mana yacu, turagushimye ko ari wowe utegeka iby'iminsi, ni wowe utandukanya amanywa n'ijoro, ni wowe utandukanya ibihe by'izuba n'ibihe by'imvura, ni wowe ureba umuntu ukamenya uko ameze. Igihe kimwe witegereje Abisirayeli ubona umubabaro wabo, urangije ubatumaho ijambo urinyuza muri Mose. Turagushimye Mwami ko mu bihe turimo bigoye imitima y'Abanyarwanda bari hano n'abatari hano, Uwiteka Imana Nyiringabo, turasenze ngo buri wese umumanurire imbaraga z'umutima. Ijambo ryawe rirabishoboye Mwami Imana yacu, inshuti zacu, abo tubahana buri munsi. Hari igihe batubwira amagambo tukayafata nk'asanzwe, ariko wowe mu ijambo ryawe harimo imbaraga zijya zikomeza uwaricitse intege akumva arakomeye. Ni ukuri mu ijambo ryawe harimo ibihumuriza byinshi. Imana ishimwe, mu ijambo ryawe tubaboneramo ibyiringiro, kuko hari abatubanjirije bagiye banyura mu bihe bikomeye by'umwijima, ariko umucyo wawe warabarasiye, barangije bandika amagambo nk'ayo Dawidi yavuze. Yari kuvugira ijambo utaramuzurishije ijambo ryawe, ntabwo yari kuvuga ijambo ry'ibyiringiro utaramuhaye ibyiringiro Yobu. Uwiteka Imana Nyiringabo, turagushimye kubw'ibihe byose, imyaka 30 wabanye n'Abanyarwanda, warakoze Mwami, wareze imfubyi zirakura, wabaye amaboko y'abapfakazi, wabaye imbaraga za buri wese wari wagizweho ingaruka. Mwami wanjye n'ibyari byabaye, turagushimira aho ugejeje ukora, kandi turahamya neza ko n'imbere ari ibyiza gusa. Komeza utanga amahoro mu mitima, kandi utanga ihumure. Buri wese umuha imbaraga, umuha ihumure, umuha ibyiringiro, umuhe n'amahoro, maze urukundo rwawe ruganze mu mitima yacu. Dufatane urunana, ijambo ryawe ridufatanye, nk'uko ijambo rye ritubwira ngo nta wundi mwenda dusigiye ngo usibye wo gukundana. Obadiya avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ntukarebere ku munsi w'ibyago
by'abayuda. Ni ukuri Uwiteka Imana Nyiringabo, buri muntu wese Uwiteka nk'umukristo umwe gufata amaboko yabo bose mwami wanjye batentebutse, kandi no guhumuriza abihebye bose, ariko ihumure ryuzuye rituruke mu ijambo ryawe. Duciye bugufi umurimo w'Umwuka Wera ukomeze ukorwe mu mitima y'abari hano n'abandi bose. Ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeze bisohore, kandi ibyiza byose wagambire ku ishanga ryawe ukomeze ubisohoreshe umwete wawe. Niko Dawidi yavuze muri Zaburi, aravuga ngo ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ni ukuri uturyamishe hafi y'icyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi dusubize mu imbaraga. Uwiteka udukure mu gicucu cy'urupfu, ahubwo udushyira ahagutse cyane, kugira ngo dukomeze tukuramye tuvuga ineza yawe n'ubuntu bwawe. Dusenze twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.